inshuti zacu, inshuti z'umuryango kandi inshuti z'urubuga Baho Neza Family Academy, tubahaye ikaze. Turanezerewe kongera guhura kugira ngo tuganire byerekeranye no kwiyubakira umuryango wacu. Uyu munsi dufite ikiganiro cyiza nanone kuko turubaka umuryango. Uyu munsi ikiganiro turi buvugeho ni ikijyanye n'uburyo abantu bakwiye kugaburira abana bakiri batoya bagitangira kurya kugira ngo babikunde. Iyi ni ingingo ababyeyi bagiye batubaza, ariko cyane natwe twagiye tubireba uburyo tubaho buri munsi, ko umuntu agenda abana n'abana n'ababyeyi. Natwe ubwacu twagiye tubona mu miryango yacu cyangwa n'abaturanyi ukuntu abana bakunda kugira ikibazo cy'imirire. Rero nk'uko twese tubizi, imirire ni ikintu gikomeye. Kurya bituma umuntu abaho kandi akabaho neza. Atarya neza akagira ikibazo cy'imirire mibi. Turabizi mu Rwanda no mu bindi bihugu, cyane mu bikennye, abana bafite imirire mibi. Kugaburira umwana rero ni ikintu cy'ingenzi kugira ngo agire imikurire myiza. Mu mpamvu zituma rero abana badakunda kurya, nicyo tuganira uyu munsi, kandi tuganire n'uburyo twabyitwaramo. Mu mpamvu zituma abana badakunda kurya, hariho impamvu zishobora kuba ziduturukaho twebwe ababagaburira, hakabaho n'impamvu zitaduturukaho. Izo cyane ni nk'uburwayi, kuba umwana hari ukuntu bitameze neza kugira ngo ntarye. Ibyo ni ibintu bisanzwe ko umwana yagira ikibazo akanga kurya. Ariko reka tuganire noneho ku mpamvu ziduturukaho. Ubundi umwana atangira kurya nk'uko tubizi amaze kuzuza amezi 6. Iyo amezi 6 aragiye, kuko turabizi ko mu mirire myiza umwana atangira konka gusa kugeza ku mezi 6, nta kindi bamuvangiye habe n'amazi. Ariko noneho amaze kuzuza amezi 6 batangira icyo bita ifashabere. Arakomeza konka ariko akongerwaho n'ibindi kugira ngo umubiri utangiye gukura ushobore guhaga, ukure neza. Rero mu byagiye bigaragara nk'uko twiyemeje gusubiza icyo kibazo cyangwa kukiganiraho, byagaragaye yuko umwana kugira ngo akunde kurya biterwa n'ibintu byinshi. Icyambere, iyo atangiye kurya urabona ko abanyuranije n'amashereka yarasanzwe afata. Amashereka ni indyo itunganijwe mu buryo bwa karemano, ibimeze neza ku mwana, nta kibazo bafite, abana bose bakunda konka. Rero iyo utangiye kongeramo ibindi bitari amashereka, umwana yumva hari ikintu kidasanzwe cyaje ku buryo ashobora kudahita abikunda. Biba bisaba rero ko abategura ibyo kurya by'uwo mwana bagomba kubyitwararika, bakabitegura neza kandi bakabimuha neza. Rero ababyeyi bagirwa inama y'uko ubundi umwana iyo atangiye kurya, ikintu bwa mbere agomba kugaburirwa n'umuntu amenyereye. Uwamenyereye rero nta wundi uretse umubyeyi we. Niba ari icyo ugiye gutangiza kumuha, niba ari igikoma, niba ari imbuto, umubyeyi akwiye kumuha akitonda, akicara ahantu heza atuje, akamugaburira kugira ngo arebe uburyo yakira icyo kintu gishyashya. Hari n'igihe acyanga buke akagenda cyemera buhoro kuko aba yumva ari ikintu gishya. Kenshi na kenshi kiba ari ikintu gikomeye kitameze nk'amashereka. Ntabwo bitangaje ko umwana yabyanga. Hakabaho n'igihe umwana ahita abikunda, biterwa n'umwana. Rero ibyiza umuntu ugaburira umwana bisaba yuko uwamumenyereye kumugaburira, cyane umubyeyi we, ari ukwiye kubanza kumugaburira, yaba ari igishyashya atangije, kugira ngo arebe uko kimugwa neza. Kuko hari n'abana bagira ikibazo cy'ibyo kurya bahaye, nk'abana uha amata cyangwa n'ikindi ugasanga agize ibyo bita allergie. Rero kumutangiza icyo kurya gishyashya ni byiza ko umubyeyi aba ari ubikora kugira ngo bishoboke, bigende neza, umwana bikunde. Niba kandi hari undi muntu nanone amenyereye, nabyo ni byiza, ariko bisaba ko umubyeyi amugira inama, akamubwira uko ari butangire kugaburira umwana kugira ngo bigende neza. Rero ubundi umwana iyo amaze kurya ugomba kubahiriza igihe, nawe ukareba niba ashonje, kuko hari igihe kubera ko wenda ashobora kubarerwa n'abantu bakiri batoya batamenyera ibyo kugaburira abana, cyangwa se banyuze no mu ngo nyinshi, akumva ko uko yagaburiye uwahariye ariko agaburira n'uwawe. Ni ibintu byo kwitondera no kuganiriza uwo muntu, kuko hari ubwo byicwa n'uko abantu batabimenyereye. Rero ni byiza cyane kandi ni ngombwa kumenya umwana, niba umugaburira ukamenya ko yahaze,
wikongera kugerekeranya ngo nuko bakubwiye ko ibi ngibi agomba kubirya igihe runaka niba utari nyina w'umwana, kuko hari igihe nk'umwana bashaka kumuha ibintu byinshi cyane bigerekeranye, umwana akananirwa kubikunda no kubyakira, noneho bigasana kuko umwana atazi kuvuga, ugasanga umwana arabyanze cyangwa se bimuguye nabi. Nawe urabizi yuko uguwe nabi ntabwo warya. Ikindi, nta muntu urya hazi. Hari ubwo usanga abana babagerekeranije ibintu byinshi cyane, ugasanga nanone umwana mu by'ukuri biramuremereye, kuko babisigiye ahari bamubwira ati dusanga ibi n'ibi n'ibi yabiri ibi n'ibi yabiri, ugasanga umwana yagerekeranije ibintu atangiye kunanirwa kubyakira, umwana agatangira kwanga kurya. Ubundi kurya ntabwo ari intambara, nta nubwo ari siporo. Kurya ni umunezero, ni ubushake. Biradukwiriye rero kubimenya yuko umuntu wese arya abikunze. Nawe wishyire mu mwanya, reba umwana ntavuga ati simbishaka. Urabona umwana ukiri mutoya, uri mukuru washobora no kubyanga wenda akanashyiramo n'imbaraga, ariko umutoya ntabwo aba azi kuvuga. Biba bikwiriye kumenya ko ukavuga uti ibi ngibi nkurikije uko yabyakiriye ntabwo yabikunze, ahubwo ukibaza kuki atabikunze. Igihe umwana rero ubona ko kuko yarageze igihe cyo kurya ashonje, wamuha ibyo kurya ukabona ntabikunze, ikintu cya mbere ukora urabanza ukabireka, ukabanza ukareba ni kuki atabikunze, ukabanza kugerageza undi mwanya nka nyuma y'iminota 30 ukongera ukamuha. Wabona atabikunze ukabireka ugashaka ibindi, wabona nabyo atabikunze ugategereza nk'isaha ukavuga ibyo byo byose uyu mwana arashonje, ugashaka ikindi uhindura kugeza aho ubona icyo akunda akiriye neza. Biramutse bigenze bityo umwanya muremure kiba kibaye ikibazo, kuko umwana ntabwo yakwirirwa umunsi wose atariye. Ni ukuvuga icyo wamuhaye tegereza niba yacyanze, wongere ufata kandi kanya ukimwongere. Niba uzi ko wagiteguye neza nta kindi kibazo kirimo. Urugero, ndibuka nigeze wenda bahaye nk'urugero, nigeze ndashaka kuvuga ku byerekeranye na kalite cyangwa ibintu uhaye umwana impamvu ashobora kubyanga. Nigeze kuba mfite umukozi mushyashya, umukobwa umfasha kurera umwana mu rugo, noneho ntabwo hari ubwo utamenya neza amakuru yose wakakubwira ko ibyo wamubwiye yabyumvise. Ndibuka yuko namwigishije ko bashyira amata muri bibero, mwereka utuyiko n'amazi ashyiramo. Yewe anyereka ko yabyumvise, ariko nyamara mu by'ukuri ntiyari yabyumvise. Naragiye ku kazi ndagaruka, ngeze mu rugo ati rero ati umwana ntabwo yanyoye amata, yayanze. Ndamubaza se ko yayanze byagenze bite kandi yajyaga yanywa, kuko nari maze iminsi ndi muri konje nayamuhaga nta kibazo, kandi n'igihe wasigaraga mbese icyo gihe nari mu rugo nta kibazo nari mfite. Ubwo nkigenda ndavuga nti reka mwigishe nawe mu gihe agira ikibazo amenye uko azajya akorera umwana amata. Ubwo nyine naravuze nti noneho nyereka amata yanze uko ameze. Naragiye ndareba, ndebye nsanga amata ntabwo mu by'ukuri ari amata. Ndamubaza nti ese wowe wayakumye gute? Arambwira ati buriya nafashe amazi wanyeretse shyiramo akayiko kamwe. Nawe na bibero yuzuye ushyiramo akayiko kamwe k'amata n'amazi. Ubwo si urumva umwana yari kubikunda. Ndashaka kuvuga kuri kalite cyangwa ku buryo bwiza cyangwa butari bwiza amata abakoze, impamvu umwana ashobora kwanga icyo kurya. Rero uburyo ushaka ko umwana akunda ibyo kurya bikwiye kuba biteguye neza, biryoshye koko, bifite isuku, noneho ukamenya uti wenda abyanze kubera ko yaramenyera ibi n'ibi n'ibi n'ibi, ukamenya impamvu abyanze. Gutegurana isuku ni ingenzi, no gutegura ibyo kurya ukavuga ati ibyo kurya bimeze neza nta kibazo gihari, umwana akwiye kubikunda. Noneho ukaza kwibaza ibibazo uhereye gushakisha ubundi buryo, cyangwa se wibaza uti se kuki umwana atabikunze, byaturutse kuki, ukashobora kukimenya. Ariko hari ukureba uburyo nyine ibyo kurya biteguye. Icya kabiri, kuza kureba niba bishyushye mu buryo bwiza. Bishobora kuba bishyushye cyane bikaba byamutwika, ugomba kubanza kumva ko bidashyushye. Hari uburyo bishobora kuba bikonje nabwo, ugasanga bikonje ntibiryoshye. Ibyo byose ni ibintu umuntu areba, ukigisha ugufasha niba udahari, kugira ngo umenye ko umwana ibyo agiye kurya bimeze neza. Nanone turiho turavuga uburyo bwo kugaburira umwana kugira ngo abikunde. Ntabwo kugaburira umwana kugira ngo mubanze muzirere urugo rwose, mugere ku mihanda muzenguruke, mwongere mugaruka mukoma amashyi mubyine, ntabwo ari uburyo bwiza bwo kugaburira umwana. Umwana iyo gitangira kurya akiri mutoya,
umwigisha ko abantu barya bicaye ku meza, kuko uko yicaye ku meza azamenya ko igihe cyose abantu barya bicaye. Niba rero mwicaye ku meza, mukikire. Icya kabiri, umugaburire hari ahantu hatari urusaku, utariho nawe ureba ibindi bintu hirya no hino, utamutamika ngo umwanya umugishyire mu gutwi ubundi ikiyiko kijye mu zuru. Oya, icara utuze, umenye ko mugiye kurya, ugaburira umwana uhari, umuganiriza neza kandi uzi ko ibyo kurya bimeze neza. Umwana iyo akiri mutoya arabirya rwose iyo nta kindi kibazo afite. Nagira ngo nanone mvuge ko iyo mwicaye ku meza hari akandi kantu k'ingenzi nagira ngo mvuge kugira ngo umwana akunde kurya. Ubundi umuntu akwiye kurya akagira igihe areka kugaburirwa, gutamikwa, akitamika. Uko rero wakora kugira ngo umwana wawe azatangire kwitamika hakiri kare nukuhe? Muri ku meza mwicaye, iyo uri ku meza y'abantu bakuru, mwicare umukikire ku buryo agera ku meza nawe areba ibyo kurya abirebamo, biba byiza. Hanyuma ufata akayiko ugashyire mu ntoki. Urabona abana bakunda no gufata ibintu bakamenya kubikomeza akiri gatoya, amezi 6 7, umwana ashobora gufata ikiyiko akagikomeza. Wenda ntabwo yaboneza mu kanwa neza, ariko agenda akubita ku matama, akubita mu zuru. Ariko hari ukuntu ubanza ukamutamika umwanya gihekenya, ugafatisha ukuboko kwawe kwa kuboko kwe, ukagenda ugashyira mu byo kurya, ukayoza ukuboko kwe na cya kiyiko cye afite, noneho ukazamura ugashyira mu kanwa, noneho yashyira mu kanwa ukamushimira, ukabona bibaye nk'umukino. Noneho iyo méthode mu rurimi rw'amahanga bita méthode à 2 cuillères. Ni ukuvuga hari ikiyiko cya mama kizamura kigashyira ibyo kurya mu kanwa, umwana agahekenya nyine kugira ngo ahage. Ariko icyo gihe uba wabanje ukamugaburira, mwageza nko hagati ubona atangiye nko guhaga, noneho ugatangira kumwigisha nawe kwigaburira. Ukajya uzamura ikiyiko cyawe kwanza ukagishyira mu kanwa agahekenya, nawe ugashyiramo ikiyiko cye n'ukuboko, ukamuzamuza ukuboko kwawe ukayobora mu kanwa ke, ukabona aratamiye. Ibyo bintu ntabwo uzi umumaro bikora, kuko uko ugenda ubikora umwana amenya ko igihe kimwe nawe azamenya kwitamika. Iyo rero atangiye gukura amenya kwitamika, ntabwo ageza ku mwaka ataramenya kwitamika, amenyera ko umuntu yitamika, ko namwe abareba uko muri ku meza uko mutamira nawe akabikunda. Gusa ibyiza ntabwo waba ugiye ku meza nawe ugiye gufungura ngo noneho ufata nawo mwanya ugaburira umwana, ugiye gukoresha ingano ebyiri byakurushya. Ariko igihe cyose ni byiza kumenyereza umwana kujya ku meza, abandi bagiye ku meza mwese mukicara, biba ari ibintu byiza. Iyo bidakunze yego mu masaha ye nanone ni byiza, ariko buri gihe ku meza. Hari imico wenda abantu bamwe simbizi, igihe mbona atari byiza kumenyereza kujya kugaburira abana mu bikari, mu byumba. Mu byumba ntabwo ari ahantu bagaburira, si n'ahantu barira. Mu byumba naho kuryama no gukorera ibindi, ariko kurya ku mafunguro asanzwe abantu bajya ku meza, kuko cyane cyane n'isuku ibikenewe, kandi ameza yamenyereye kurirwaho aba ari ameza kuri isuku, kandi birashoboka. Ubwo buryo rero bwo kugaburira umwana no gutangira kumwigisha gufata ikiyiko akigaburira hakiri kare ni ingenzi cyane. Ikindi, ntabwo ari byiza kugaburira umwana ugenda. Iyo utangiye guhaguruka wiruka umubwira ngo rya muzenguruka, uba utangiye kumwigisha ko kurya ari ibintu by'ibikino, kandi umuntu akina nyine ashaka. Ni byiza ko mwicara mukamenya ngo abantu, umwana arabimenyera ko abantu iyo bagiye ku meza bicara. Ariko niba utangiye guhaguruka ugenda ugaruka mubyina mugira mute, utamika ikiyiko kimwe ubundi uri mu bindi, ntabwo ibyo ari umuco mwiza. Niba uzasanga umwana akura akageza mu myaka 2 3, yewe hari n'abagera kuri 4 ataramenya kurya, akeneye ko bamutamika, ubu ari ibintu bibi. Kuko umwana w'imyaka 4 abageze ahantu agomba kujya mu ishuri akiga. Ntabwo rero niba wa muntu wamumenyereye wo mu rugo umufasha kurya, bakora ibyo birukanka bagira bate cyangwa bamukangisha n'ibindi, azamusanga ku ishuri kugira ngo abimukore, uzasanga ari wa mwana abandi bajya kurya akareba ibyo kurya akabitahana. Rero abana bacu tubigishe ubwo buryo bwiza, dutangire kubagaburira dutuje, tumenye ngo umwanya wo kurya ni umwanya wo kurya, umwanya wo gukina no gukina, ariko ntitubivange. Kurya nongeye kubivuga, ntabwo ari umukino, ntabwo ari siporo. Kurya ni umunezero, ni ukurya ibintu ubikunze, kandi tubimenyereza abana. Ikindi ni uguhinduranya ibyo kurya.
bitewe n'imyaka umwana agezemo, kumenya kumuhindurira ibyo kurya. Twavuze kubikorana isuku, gukora ibyo kurya umwana akunda. Ibyo kurya umwana akunda, yego ni umwana nk'abandi bantu bose akeneye ibyo kurya birimo intungamubiri zose, indyo yuzuye ni ngombwa, ariko nanone tumenye guhindura, kuko umwana akeneye kumenya nabuze ijambo nkoresha, ariko cyangwa uburyo ibyo kurya bimeze, ibyo kurya bitandukanye akiri mutoya kumwigisha. Uyu munsi niba wakoze karoti wenda waziseye, ejo ukongera ugakora ikirayi, ejo bundi ugaza gukora simbizi ikijumba, ejo bundi uko agenda akura nyine bitewe n'ibirire agezeho, ukagenda uhindura ibyo kurya kandi umumenyereza bya byo kurya nyine abanyarwanda barya. Burya abanyarwanda dufite ibyo kurya byiza. Umwana ntutangiye kumenyereza amasukari yandi yo muri tugura mu amasoko ateye imbere bita za supermarket. Ntabwo biriya byo kurya si ibyo kurya byiza, yego unyujijemo ntacyo bitwaye, ariko gutangira kumenyereza umwana ibintu by'amasukari byinshi, ibintu by'ibivuta byinshi, ntabwo ari byiza. Nibwo usanga abana batangiye kurya batoranya, ugasanga ntabwo ari byiza. Ariko tumenyereza abana kurya ibyo kurya natural, ibyo kurya twebwe duhinga kandi birimo intungamubiri zose. Ibi duteka ubwo uko umwana agenda akura birumvikana ku rugero rwe, kuko ntabwo agahinja gato wagafata ngo gahe ikijumba cyangwa gahe igishyimbo uko cyakabaye, ariko hari uburyo tubihinduramo uko umwana agenda akura. Ko hari igihe umwana amaze kurenza umwaka umwe arya ibyo kurya nk'iby'abantu bakuru, ahubwo uhindura uburyo ubimuhereza kugira ngo bibe bimeze neza. Rero twari tukivuga ku buryo umwana akwiriye kugaburirwa neza, kandi uburyo abantu bakwiye kubahiriza amasaha kugira ngo umwana arye ibyo akunze, abirya bishaka. Hari akandi kantu wenda uko umwana agenda akura, cyagiye amaze kumenya kwicara, amaze kumenya kugenda, aho bishoboka nko mu mijyi birashoboka, rega no mu byaro naho barabikora kubera ko bafite amameza kandi ni naho babaza. Ahubwo ushobora kugenda ukamukoreshereza ya ntebe ndende, ya yindi ireshya n'ameza y'abantu bakuru, noneho akazajya afata ya ntebe ye akicara, akumva ko ari nawe ariho afungura, ukajya umutamika yicaye mu ntebe ye, nabyo birashoboka. Ariko aho bidakunda wamukikira akabanza akamenya, iyo ataramenya kwicara cyane. Icy'ingenzi ni uko gahunda yo kumugaburira iba gahunda nziza. Rero ababyeyi mureke tugerageze. Kubona umwana ari mukuru adashobora kwigaburira, ubona utaramufashije, reka ariko bivuga. Ushobora kwibwira ngo afite amufasha benshi, ariko murabizi ko tunabahindura cyane. Uko uwa mbere bumvikana agahindutse, undi ntabwo uzi ko ariko azabigenza. Mureke rero ikintu cy'ingenzi dukurikirane. Twebwe niba ushaka ko umwana amenya kurya neza, amenya kwigaburira neza, tangira kare. Utangire kuri ubwo buryo nakubwiye bwo gutangira kumugaburira wowe ubwawe, ugenda ureba uko yemera. Ikindi ugiye gutangira ikintu gishyashya, ugiye kumugaburira gishya, bari wowe ugitangiza kugira ngo umenye niba agikunda cyangwa atagikunda. Icya kabiri, ibuka amasaha wahaye umwana nk'uko igifu cy'umuntu gikora. Wibuke ko umwana ugiye kumugaburira ibintu yamaze iminsi anywa amashereka gusa, haje ikindi kintu gishyashya. Ni ukuvuga umwanya igifu kiri busike bya bindi uraza kuba umwanya muremure. Bivuze rero ko hari amasaha ugomba kumenya kugira ngo urebe, biterwa n'umwana n'ibyo wamuhaye ko bimeze, niba ari ibiseye, niba ari ibikomeye, niba ari ibyo wahondahonze kugira ngo byorohe. Ugomba kumenya amasaha, ukavuga uti nkurikije amasaha umwana yenda yaryamye cyangwa kuva yariye ibi n'ibi, hagati nkanyuzamo ibi, aya masaha nibwo akwiye kurya. Ntumuhe ibintu byinshi icyarimwe ngo kuko yenda ngo niba ari abakobwa bamwe badufasha nyine urabizi bakora imirimo myiza, ariko hari ubwo tutabasobanurira neza. Basobanurire neza, amenye ngo hagati yo kurya ajya areba umwana namuha ibyo kurya akabona ntabikunze, ntihabe inkoni cyangwa yo kumutera ubwoba cyangwa yo kubimutsindagira nk'umuha umuti cyangwa ibintu birura. Oya, uko utangira guha umwana ibyo kurya ubimutsindagira atanezerewe arira, ibyo kurya azumva ko ari intambara. Ntabwo azigera abona ko kurya ari umwanya mwiza, ahubwo azabona ko intambara igiye gutangira, noneho atangire agira umunabi yenda yaranashonje. Reka rero dufate ko kwigisha umwana kurya bitangira kare, kandi bitangirana n'umuntu amenyereye. Tukubahiriza igihe, tukareba amasaha. Wenda iyo tuvuze igihe ntabwo twavuga ngo niba amasaha 2 n'abiri, oya, hari igihe ku byo kurya wamuhaye umunsi umwana ashobora gusonza nyuma y'isaha. Umwana amugaburire, wowe ahubwo urebe uburyo yakira. Nubona abikunze nubona byanze wibimutsindagira cyangwa ngo umwirukankane cyangwa ngo umukubite cyangwa ngo umukangishe. Oya,
ahubwo tegereza uze kongera mu kandi kanya umuhe urebe ko abikunda, nabyanga wongere kuko niyo nshingano, urebe igihe cyose kugeza igihe umwana azabikundira. Nubona atabikunze umenye ko atabishaka, ahubwo uhindure uzane ikindi ashobora kwemera, kuko umwana ntagomba kwirirwa atariye. Ndabashimiye rero, numvaga aka kantu ari byiza ko tukaganira, kubera ko turabizi yuko twese dufite abana hirya no hino batarya neza kubera impamvu zitandukanye. Hari usanga ari uburwayi, umwana akomeje kwanga kurya agakomeza akanga kurya, na bya bindi bakunda wabimuhaye, uhita utekereza ko hari ikindi kibazo, uko wamujyana no kwa muganga kugira ngo urebe ko hari ikindi kibazo yaba yagize. Rero nshuti zacu, turabashimiye cyane, tubashimiye ku bibazo mukomeje kutubaza, tubashimiye ku nama mutugira. Dukomeze twirere abana bacu neza, tubafate neza, tubagaburire neza, kandi ikindi mukomeze mukore subscribe cyangwa se sabone, kugira ngo dukomeze turusheho guhana ibitekerezo no kubaka imiryango yacu. Niba iyi video wayikunze, ukomeze kuduha ibitekerezo kandi bitumenyeshe, nabyo ni byiza. Ikindi kirushijeho uyisangize bagenzi bawe, ababyeyi n'abifuza kubabo. Murakoze cyane, turabashimiye.